Bakundwa bana b'Imana, nshuti z'umusaraba, bamikazi, ndabashishikariza kuzibukira gukora ibimenyetso biramya Sekibi biharawe. Murabizi, ikimenyetso cyitwa peace ni ikimenyetso kimaze igihe kinini gikoreshwa, ariko ni ikimenyetso kiri satanike, ntabwo ari amahoro. Dore iki kintu ni ikigirwamana cyitwa Baphomet, ni ikigirwamana cyabo mu idini ya Satani yashingiwe muri Amerika. Ni ikimenyetso baramya. Reba zino ntoki zacyo, urebe n'izo mukunze kuzamura mwifotoza cyangwa mu mavideo. Ikindi kimenyetso cya kabiri gikunze gukorwa ni ikimenyetso cya honi cyerekana amahembe. Iki ni ikimenyetso gisobanura umuvumo. Iki kimenyetso nacyo cyatangiriye ku bahanzi b'indirimbo za rock, ni rock ngo za hard, abantu baririmba indirimbo ziramya Satani mu buryo bweruye.